yego yahombye yego yirukanwe mu kazi yego ni kubi gusa iteka byose igicuruzo cyabo kigihari sibyo yaba yunguka cyangwa agira ibyo yitoza agira ibyo amenyera nshuti zanjye bw'impamvu bivuze ngo ariko ubu umusore azazinzira ati igisubizo ni ikihe azayejesha icya mbere kuyitondera. reka tubashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mwebwe mukurikirana GB Ministries cyangwa se mpumuriza GB Ministries byose burya ni kimwe. Amahoro y'Imana bane namwe. Niba utameze neza reka tukubwire ngo wamera neza hamwe no gusenga Imana no kwizera no guhamagara abashumba babisigiwe bakagufasha. Muraho neza mushumba? Muraho neza, Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, Umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadiaspora, abantu mwakoze subscribe hano kuri Mpumuriza GB Ministries. Imana amahoro ibishimire kandi bahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha. Uyu munsi dutumiye umushumba, ntabwo ari ubwa mbere mu mubonye hano kuri Mpumuriza GB Ministries, ahubwo muzakunda kumubona mu biganiro byinshi kuko ni inzu y'ibitabo. Nababwiye ngo ni inzu y'ibitabo kandi muri buka kiganiro twagiranye mwaragikunze, narabyishimiye cyane. Imana ibaha umugisha. Mushu twagusaba ugasenga Imana tugatangira ikiganiro uyu munsi wa none twateguye ko turi buze kuganira. Murakoze. Murakoze cyane. Kadusenge Imana. Imana yo mu ijuru, umuremyi wa byose, se w'umwami wacu Yesu Kristo, kubana data wa twese mwiza, turagushimiye ko uyu munsi uduhaye uyu mwanya ngo twongere tugire icyo tuvugana n'ubwoko bwawe ukiduhaye, dore ko ijambo ryawe rivuga ngo ubingingira muri twe, ubahendahendera muri twe. Wongera uvugane n'ubwoko bwawe uciye muri twebwe, kuko waravuze ngo nimukuru ibishingwa mu bigawa muzaba nk'akanwa kanjye. Ndagushimiye ko ariko wabishatse mwami, ndagushimiye ko watugiriye icyizere kuduhamagarira uyu murimo. Niyo mpamvu nshishwe bugufi imbere yawe kugira ngo nkwinginge, maze ukorere muri gihe ibyo ushaka gukora, uvugire muri gihe ibyo ushaka kuvuga. Imitima y'ubwoko bwawe, itorero ryawe, umukumbi wawe bunguke kumenya kandi basobanukirwe. Ikindi kandi ijambo ryawe umumaro waryo ni uguhana, guhugura, gucyaha, gutesha, kweza umuntu kugira ngo ababoneye afite ibikwiriye byose. Nuko rero muri ryo abantu bagiye gutega amatwi ijambo ryawe, bigano tuganira bigeraho bibakura naho bibageza, maze ubugingo bwabo bukire. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Uyu munsi nateguye ku kiganiro cy'urubyiruko. Ndibaza cyangwa se nanabaza, mbese umusore cyangwa se umukobwa ni gute yanezeza inzira y'Imana, cyangwa se yanezeza inzira ye kugira Imana imwishimire, bizamugeze mu rugo rwe ashimwa n'Imana n'abantu. Yabishobora gute mushumba? Murakoze. Cyangwa umukobwa. ubwo aho ngaho ugomba kuvuga ngo umusore cyangwa inkumi. Umusore cyangwa inkumi. Kuko umukobwa ubwo babitwara n'umuhungu rero noneho. Yego. Umuhungu n'umukobwa, umusore cyangwa inkumi, ni iki bakora? Bakora gute? Bakwitwara gute? Yego. Ngo inzira zabo zinezeze Imana, bizabazamure bibageze mu rwabo Imana yishimira urugo rwabo. Uriya musore azaba umugabo, iriya nkumi ikaba umugore. Yego. Bashimwa n'Imana n'abantu. Yego. Kandi abantu bazabashima burya, turetse Imana iri hejuru ya byose. Yego. Uriya mukobwa azashimwa n'umugabo we. Yego. Uriya muhungu azashimwa n'umugore we. Yego. Abandi bazaza nyuma. Yego. Mbanze nsobanura iryo jambo umusore cyangwa urubyiruko aba ari bo.
n'impamvu yabiteye Imana. yego. Iyo urebye mu ijambo ry'Imana muri Malaki, Yego. ubona Imana yarahisemo kurema umuntu umwe ngo abyare bose, Yego. akomokaho na benshi. Yego. Ntabwo yashimye kurema abantu benshi icyarimwe, Yego. ibyo bita création d'un coup, Yego. kuremera icyarimwe ngo nk'ubu ukurebe isi yuzuye abantu, Yego. irema abantu buzuye isi. Kandi biravuga muri uwo murongo nkubwiye Malaki 15 aravuga ngo ntibyari byayinaniye. Yego. Ngo yewe ngo si n'umwuka yari yabuze, ngo yari ufite ku bwinshi. Yego. Ngo ariko yashakaga ko yiremera gusa umuntu umwe, ikamuha umugore, none ikazajya ibona urubyaro rwubaha Imana. Yego. Niko uwo murongo uvuga. Iyo umuntu amaze kubyara abana bahungu n'abakobwa, niko Imana yari yabishatse ngo hajye havuka bombi. Yego. Abo bana bavutse nibo bakura bakavamo urubyiruko. Yego. Urubyiruko rugakura birumvikana ku kigero gitandukanye suivant n'ivuka rya buri muntu. Yego. Niyo mpamvu uzabona mu rugo rurimo abana bahorana abana b'ibigero bitandukanye, sibyo? Abasore, ab'imigenda, Yego. ingimbi, sibyo? Abakobwa b'inkumi, abangavu, abari, ibitambambuga, Yego. impinja ku ibere. Yego. Urugo rurimo abana ruhorana icyo kigero, abo bantu bose b'ibyo bigero bitandukanye. Biriya rero Uwiteka abikora kugira ngo ahorane abantu. Yego. Ahorane abantu. Kuko abantu bagenda bavaho basaza basimburwa n'abandi. Uzabire mu gutegeko kwa 2:31 Imana ibwira Mose ngo durashaje, urapfuye, usigaje iminsi mike ugapfa. Rero ushake Yosuwa umunzanire, Yego. gira ibyo mvugana nawe, kuko niwe uzasigarana iki uyu murimo. Yego. Si uwo gusa, n'abandi na Aburahamu na ba Dawidi wasangaga ibintu Imana ibasezeranye kuvuga ngo humura, twarabanye, twagendanye neza, ntabwo uzabura gusigara ku ntebe yawe. Yego. Amen. Noneho rero urubyiruko, uyu musore n'iyi nkumi, buriya iyo ageze ku isi aba ahanganye n'ibintu bitatu. Yego. Aba ahanganye n'isi ubwayo, Yego. igira uko ikora, ahanganye na Satani. Yego. Ariko hagati y'abo banzi bombi uko ari babiri harimo umubiri. Buri mubiri ni icyitso. Urumva icyitso? Yego. Umubiri ni icyitso cy'abo banzi bandi babiri. Iyo umuntu isi mushaka, Yego. ngo imugushe mwangize, kuko nubwo tuyituyeho dukonsuma ibyayo ariko ni mbi. Ntabwo isa ari nziza. Kandi nimba ngo isi nziza, simba mvuze ubutaka. No. Mba mvuze ahubwo le monde, abantu bayituyeho. Yego. Si beza. Rero isi ishaka kukwangiza, ikoresha umubiri. Yego. Satani nawe yaba yagushatse agatuma umubiri. Umubiri rero ni icyitso cya bombi. Niyo mpamvu urubyiruko ngiye kuganiriza uyu mwanya ku cyumbajije, rukurikire cyane tuvuge ku mubiri. Umubiri ni umwanzi w'ubugingo. Ntibyavuye hamwe, ikindi ntibijya hamwe. Yego. Imana imfashe urubyiruko ruteze amatwi rubyumve. Yego. Ntabwo ibintu byombi byavuye hamwe. Umubiri n'ubugingo ntibyavuye hamwe, ikindi ntibijya hamwe. Iryo jambo rero ryumvise nawe ubwawe? Ndaryumvishe cyane. Fata Abakorinto ba mbere 15 usome ayo magambo wumve. Abakorinto ba mbere ibice 15 unsomera umurongo wa 47 ugeze ku wa 50. Twumva uko havuga. Umuntu wa mbere Yego. yaturutse mu gitaka cyangwa se mu butaka. Yego. Ariko umuntu ari umuntu w'ubutaka. Ari uw'ubutaka.
naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru ari uw'ijuru nk'uko uw'ubutaka ari ari nako buretse nk'uko uw'ubutaka ari ni nako n'ab'ubutaka bose bandi bari. yego bandi bari kandi nk'uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. yego 29. kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'ubutaka 49. niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. komeza Manuel, komeza. 50. nuko bene data, haleluya, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana. kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Murakoze cyane. Ofete nshatse ko bivuga d'où ils viennent. Tous les deux. Uko ari bangahe? Ari babiri. Uw'ubutaka n'uw'ijuru. Ntago bavuye hamwe. Nta nubwo bazajya hamwe. None ikindi gitangaje Manuel, tunamenye ko n'ibyifuzo byabo ntabwo ari bimwe. Ibyifuzo by'uw'ijuru n'ibyifuzo by'ubutaka si bimwe. Yego. Ko naka kabiri. Yego. Ntibavuye hamwe, ntibajya hamwe, ibyifuzo byabo si bimwe. Yego. Yego. Iyo ushatse kunezeza umwe automatiquement uwo wabajundi. Ndagenda nsatira igisubizo cy'ikibazo wabajije. Yego. Mu by'ukuri uriya mwana w'umusore, uriya mwana w'umukobwa w'inkumi, yego, yanezeza Imana ate mu busore bwe? Inzira z'ubusore zigoye. Ziragoye. Yanezeza ate? Pawulo yandika yaravuze ngo iyo turi iwacu mu mubiri, yego, tuba turi kure y'umwami Imana yacu. Yego. Hanyuma aravuga ngo kugira ngo turebe uko tunezeza Imana twaba turi mu mubiri cyangwa tutawurimo. Yego. Abakumvise? Ndakumvise. Tugomba gukora ku buryo tunezeza Imana twaba turi mu mubiri cyangwa tutawurimo. Bivuga ngo iki rero? Twaba turi mu mwuka tumunezeze, twaba turi mu mubiri tuyinezeze. Njye nari numvise yuko ubwo na nyuma y'urupfu hari ubundi buzima. Hariya nta ruhare tuzagira mu kunezeza Imana. Tuzaba twamaze gutwara uko twari turi. Uko twasanzwe niko tuzajyanwa. Yego. Ubwo navugaga iki twita ngo yari mu mwuka. Ngo yiriwe mu mwuka. Ariko uvuga mu ndimi pe. Nguriya musore ngo aba mu mwuka. Ariko ndashaka kwihugurira abana. Ariko n'abandi bose bateze amatwi. Yego. Ngo mbamenyeshe ko burya inshuro abantu baba mu mwuka. Yego. Nizo baba mu mubiri. Yego. Inyinshi nizo baba mu mubiri. Taraho mbivugiye n'icaye. Ariyo mpamvu uzasanga abantu nagiye nakira abantu benshi bakeneye kuganirizwa, baguye mu byaha, bagisha inama se. Njya kure nkasanga muri iyi myaka maze mu gakiza 2015 inararibonye mfite nuko abantu bose baguye mu byaha, baba basore ku nkumi, inkumi ku basore, abagabo ku bagore, abagore ku bagabo, bagushijwe nuko bibwiye ko kubwara abanyamwuka batakora ibyo bintu. Ubwo Manuel ari umunyamwuka. Yego. Ubwo Michel ari umunyamwuka. Yego. Yego. Ubwo Pasteur ari umunyamwuka. Yego. Ntabwo kino kintu yagikora. Ntabwo yangusha mu cyaha.
abyuze ku kantu eh niho ntukamenye ko eh umwuka ujya umubonamo wose n'indi mavuga zose n'impano zimurimo ariko atuye hehe mu mubiri amara mu mwuka agahe gato cyane kariya kanya wamubonye yego wamubonye nk'isaa 10 ari mu mwuka yego ariko uriya masaha yose 9 n'ay'ijoro yose yari yamaze mu cyi wamubonye saa 5 ku ruhimbi ari mu ijambo bicika ariko burya yari yahoze mu cyi umubiri faites attention kuri iki kintu ariko nkwereke karame biratubwiye ngo nk'uko ubutaka ari yego niko nabo ubutaka bandi bari ngo kandi nk'uko ijuru ari niko n'abijuru bandi bari ari amagambo asobanura iki ashatse kuvuga ngo uko wabonye umubiri umunyamubiri umwe nta yindi formule ntugashaka izindi mesure burya nawo umubiri wose niko bameze okay ubuntu twagiriwe tukezwa Manuel yego tugakizwa yego tukababarirwa yego c'est seulement par la grâce yego it's only by the grace of God ni kubw'ubuntu bw'Imana twakirwa tugirwa abo turibo yego ariko ubundi pe umuntu ni mubi umuntu ni mubi imva mbivuge kugira ngo umuntu wese abyumve usibye umuntu twagirwa Kristo akatuborera akatweza ariko umuntu ni mubi reka mbikwereke ukuntu ari mubi soma Itangiriro nzi tugera ahantu dushaka kuvugaho Genesis ni gute umuntu ari bunezeza Imana mu by'ukuri n'ukuntu umuntu ari mubi uyu muntu mubi gutya ari vuye mu wanezeza Imana Itangiriro yego 16 Itangiriro ibice 6 umurongo wa 5 kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi zari mbi gute cyane mu isi zari mbi cyane mu isi komeza hepfo kandi ko kwibwira kose kungana iki Manuel kose kwibwira kose kwibwira kose bese nta nakantu na kamwe abishwe nakanzinya ko kumugira imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose ari kubi gusa iteka ryose kwibwira kwabo imitima yabitekereza yego yahombye yego yirukanwe mu kazi yego ni kubi gusa iteka ryose igicuruzo cyabo kigihari sibyo yaba yunguka cyangwa homba ni kubi gusa iteka ryose ku zuba no ku mucyo yego twese we komeza hepfo twe tugeze ku murongo wa 6 yego Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi bimutera agahinda mu mutima Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere kuko nicujije yuko nabiremye ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka amen uru nirwo rubyaro murakoze cyane ndashaka ijambo rivuga ngo Uwiteka yicuza ko yaremye umuntu yego tekereze niba umuntu ari mubi yego gutekereza ko kose ari kubi yego ingeso zose ari mbi yego kwibwira ko kose ari kubi yego my god ngo ideologie nimbi yego sanse zose zikora nabi yego imiteguro yose yego ingeso ze yego terere byose ni bibi yego byose ni bibi imagine byose ni bibi igihe kingana iki cyose ngaho rambwira ku cyo wambajije none uyu muntu ngo arashaka kugira ngo anezeze Imana mu busore bwe arashaka kugira ngo anezeze Imana mu bukumi bwe yego inzira ze zinezeze Imana
aho tugeze aho ngaho yahita avuga ati no nkurikije uko mbyumva ntabwo byashoboka. yego ndetse niba imana yarabonye ari bibi kugeza ubwo ibyicuza ko yaremye umuntu yego ikanavuga ngo nzarimbura abantu barangiza ku isi, yego urumva turi bubone hehe wanezeza imana se? noneho fata Zaburi 119 umurongo wa 9 uvuga ko habaza, birahita bikwereka ko iki kintu ari ihurizo rikomeye cyane. Zaburi 119 umurongo wa 9. Zaburi 119 umurongo wa 9. Yego unsomere twumve. Umusore azeza inzira yate? Igisubizo ni azayejesha kwitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Haleluya. Amen. Amen. Mu by'ukuri tukurikije ibintu twumvise wa mana we, ubu ngubu umusore azeza inzira yate? Dukurikije hano hereye. Yego. Urahibuka hose? Yego. Nahakurikiye. Yego. Dukurikije aho twahereye hariya, ko umuntu Imana yaremye ari mubi, ingeso ze ari mbi, kwibwira kwe ari kubi iteka ryose. Uyu muntu niba ari uko ateye, uyu muntu azeza inzira ye ati, wibuke ko wambajije ikibazo cy'inzira? Yego. Sibyo? Si cy'inzira? Yego. Ndabimenye gatoya. Azeza inzira ye ate? Igisubizo azayejesha iki? Kuyitondera, ariko atayitondeye nk'uko nyina bimubwiye, atayitondeye nk'uko nyirakuru yavuze, atayitondeye nk'uko anko yamutegetse cyangwa se, ahubwo azayitondera nk'uko ijambo ry'Imana ribitegeka. Amen. Amen. Ako nkavugiye iki nshuti yanjye? Ako nkavugiye iki? Yego. Ntimuzi yuko hari abantu yego bakura bafite uburere? Yego. Siko tubyita? Yego. Bwiza neza. Ari mpamvu tuvuga ngo uburere buruta iki? Ubuvuke. Umwana agakurira mu rugo, yego, umva rukamuha encadrement, sibyo mwana we? Yego. Rukamurera, rukamuhindura niko byita mu Kirundi. Yego. Cyo bita discipline. Ariko uwo mwana yabavuye mu rugo. Yabavuye he? Mu mubiri. Mu rugo? Fuze mu rugo huguka ariko. Yabavuye mu rugo huguka. Yego, nani gusoma irindi jambo. Gisoma mubwiye. Umwana yabavuye hehe? Mu rugo. Umwana kagenda kaduhindukana. Yego. Muri vacances tukazibaza niba ari uwagiye ari uje. Niba wagiye ku ishuri ari uje. No kumbi na amezi 3 ya mbere amaze igihembwe cyonyine gusa kimwangije. Yangiwe n'iki? Yangiwe nuko yagezeyo ahura no kwibwira kw'abandi kutaratunganywa, n'ingeso z'abandi zitaratunganywa mbi. Yego. Agenda yiyadapta kuri bimwe. Yego. Agira ibyo yigana, agira ibyo yitoza, agira ibyo amenyera. Nshuti zanjye, bw'impamvu bivuze ngo ariko uwo musore azeza inzira yate? Igisubizo ni ikihe? Azayejesha icya mbere kuyitondera. Yego. Uri ikintu witondeye, yego, ni ukuvuga uti kinteye ubwoba. Ikintu witondeye kiba kiguteye amakenga. Azayitondere kwanza, yumviye inzira imuteye ubwoba. Iyo abana bose b'abakobwa n'abahungu ndabagira inama yo kugenda muri inzira y'ubusore n'ubukumi bayifitiye ubwoba, batinya. Navuga ati Mana, ninjiye mu kirere ntazi, ninjiye mu ishyamba ntazi, kandi kugera mu ishyamba utazi ugaca inkoni utazi. Yego, ninjiye mu yindi monde, ninjiye mu kindi cyiciro. Hari imyaka namaze ntazi imyenda uko igura n'uko ihenda cyangwa ihendutse. Hari imyaka namaze ntazi ngo no gusaba n'inguze. Hari imyaka namaze ntazi umwanzi n'umukunzi. Hari imyaka namaze
ariko ubu ninjiye mu kigero kigoye mana nzahatambutswa nuko ugendanye nanjye yego nzahatambutswa nuko niringiye ijambo ryawe Yego. iyo windije ijambo ryawe imana ishimwe cyane amen mu Hagalatiya 6 umurongo wa 19 kumanuka haravuga ngo ndavuga ngo 5:16 ndavuga ngo muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutaza kuri icyo kamere irarikira kuki mva aho hano kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga umwuka akararikira ibyo kamere yanga ngo uko ibyo bihabanye rero kuko ibyo bihabanye ngo niyo mpamvu ibyo mushaka gukora atari byo mukora niyo mpamvu rero kugira ngo umuntu yeze inzira ye birasaba ngo agendane n'Imana intambwe ku yindi tarava ngo ngugire ibintu baza nigeze kuvuga ngo ndi buvuge akantu gato kitwa inzira kavuye gatoya yego azeza inzira ye ati iyo nzira ntabwo ari nk'uyu muhanda wajemo yego sibyo uyu nguyu ufite abawukubura reka tubyite ko ariko kuweza kwawo yego ufite abica utunogo twacukutsemo yego sibyo uzasanga utumodoka dutoye n'utugudro utwa kaburimbo dukeya two kwica hagize gute habaye ikinogo birandika imihanda y'inaha itunganywa niko inzira zina ahangaha zitunganywa imihanda y'itaka tukayipangira iki umuganda yego tugasibura za ruhurura yego na za rigori z'amazi yego siko bigenda iyi nzira rero nayo igira ukuntu itunganywa azayeza ati aha ndashaka kuvuga ngo kiriya kinogo bazica ku muganda utaha yego gifite icyo kivuga mu buryo bw'umwuka ku musore n'inkumi iki kinogo bazica bagagisiba ku muganda w'ubutaha yego gifite ukuntu cyicwa mu buryo bw'umwuka kuko no mu nzira y'umunyamwuka kirahaba iyo nzira ni iyihe iki kinogo kibaye ikihe kandi ni uyu muhungu wiziritse kuri uyu mukobwa yamubonye ahantu hamwe mu bukwe yego bambariye undi mwana yego amubonye amwifuza ubwo kandi ko kumwifuza kurimo kabiri yego kurimo kumwifuza ngo bazabane umugabo n'umugore cyangwa kurimo kumwifuza gusa ngo bikorere ibyaha banezerwa ariko bitarimo kubaka yego cyo ni ikinogo sasa gicukutse hehe mu nzira yawe ye muko yego mu nzira yawe muhu ikinogo gicukutse icyo kinogo rero kirasaba gusibwa nutagisiba kakubayeho yego nutagisiba uzagwa mu byo abandi bagwamo yego uza kuri ibyo abandi bose bakora yego Yesu atugirire neza cyane amen kugisiba rero ni ukuhe kugisiba ni ugushaka uburyo amenya ngo how can I communicate communication yangira komeza nyite n'uyu muhungu yego wow dore nshaka guhugura uyu mukobwa rero nanone ntiyamuruje ako kanya ntiyamuruje bamutere ririya yego byo si uburere ahubwo namugenze neza amenye icyo yifuza nasanga icyo ashaka kiganisha mu byaha yego ahine akarenge yego ahine akarenge ubwo azaba yishe cya kinogo cyari mu nzira ye nuriya musore nuko nuriya mukobwa nuko yego muri iyi minsi hariho ikintu cya ruswa y'igitsina mu kazi itangazo riratambuka ry'akazi wabyumvise ko bakeneye abakozi runaka mukagira mukadepoza amaboro hakabaho ijonjora ijonjora ryarangira amatesiti examen yanditse examen écrit interview ariko iryo jonjora ryo kumva ukoresha ibizamini araguhamagaye erekana imirimo amazi ishyizeho nyine ubaze uko babashaka si byose ahantu henshi dutanga ibintu by'imyirondoro ngaho rero ko aguhamagaye wahagera rero cyangwa se mukinaganira ukwiye kumwumva imvugo yego ko cyaguhamagaye wenyine iri jonjora rikorwa nyuma y'amasaha y'akazi ni jonjora nyabaki yego sera
ijonjora rikorwa nyuma y'amasaha y'akazi ko twajonjora itsinda ntabwo ajonjora umuntu. Icyo ni cyo nzi mu kazi. Mu kazi niba habaye appel d'offre, yego, hakaba ibyo bita selection, hakaba ama examen écrit, hakaba ibyo bita ama interview. Ijonjora rikorwa n'itsinda, not one person. Si umuntu umwe muri office. Narampamagaye nyuma y'amasaha y'akazi, ye muko urarya uri menge, icyo ni ikinogo. Icyo ni ikinogo. Yego. Umuhanda wacukutse wacitse, banza uhatinde uhasibe. Nuko umuntu yeza inzira ye. Yego. Nuko umuntu yeza inzira ye. Amen. Amen. Aho hantu haguye abantu benshi. Yesu dufashe cyane. Amen. Haguye abantu benshi. Nguko umusore yeza inzira ye, umukobwa yeza inzira ye, kandi akazahanuka anezeza Imana. Yego. Iyi Bibiliya ureba dukoresha dusoma ijambo ry'Imana, irimo ingero nyinshi mwene da. Irimo ingero nyinshi. Yego. Irimo abana b'abakobwa bagushijwe mu byaha, irimo n'abahungu nanone bagushijwe. Reka tuvuga burya duko mu rusyo tutibagiwe n'ingasire. Yego. Irimo abana b'abakobwa bagushijwe mu byaha, irimo n'abahungu bagushijwe. Yego. Wenda abakobwa reka nivugire babiri. Nivugire Dina mwene Yakobo, nivugire na Tamari. Abo ni abakobwa bagushijwe. Yego. Ariko mu basore nibwivugire Samusoni. Yego. We nande Na Delila. Base nawe gushaka kugira ngo yijyanye mu byaha. Samusoni yaragushijwe. Yaragushijwe kuko urebye imbaraga z'Imana zamukoreragamo n'intambara arwanya Abafilisitiya, yaragushijwe. Kuko igice cya 16 cy'abacamanza yaravuga ngo hanyuma yijya hongera mu gikombe cya Sawuli. Yaravugaga nk'umuntu uri mu kurwanga umwana wese aravuga agenda agira ahantu yikinga. Sibyo ahindura ibintu. Muhura nande sibyo. Yego. Delila ikibazo twamugushije nuko Delila yabanje kumuganiriza ikiganiro kimubaza ngo mbwira icyo nakora nkagushobora. Iyo jambo ntakuryibuka. Ndayibutse. Niki nakora? Buriya mu by'ukuri umuntu yagukoraho iki ku buryo ucogora ukamera nk'abandi. Yego. Wahasonyese. Wahasonyera abacamanza 16. Hansomera hepfo. Reka dusome. 16 ku murongo wa 4. Ni mirongo mike humura twayivuga ngo giye abacama sigaje nk'iminota itarenga 5. Yego. Abacamanza 16:4. kanze mbareba abacamanza bari hano. Abacamanza ari nagiye kure. Abacamanza 16 murongo wa 4. Yego. Abacamanza 16 murongo wa 4. Hanyuma y'ibyo abenguka umugore wo mu gikombe cya Sorika witwa Delila. Komeza hepfo. Delila mubaza ngo iki? Abatwari b'Abafilisitiya basanga uwo musore, uwo mugore baramubwira bati umuhende ubwenge. Nakora nshakaga ngo uvuga ari umugushije. Umuhende iki? Ubwenge. Umenya reba muri Bibiliya. Umenya aho imbaraga ze nyinshi ziva. Cya kabiri tumenye uburyo twamuboha, twamushobora, tukamuboha, tukamucogoza akamera nk'abandi. Umuntu wese wo muri twe rw'Abafilisitiya yakugendeye ifeza zingana iki? 1,100. Mirisa bronze. Twakugeneza ishimwe. Nutubonera nde? Uriya musore wo muri Delila. Il était à la mission. Yari afite mission. Yego. Uko Abafilisitiya bamaze kumenya ko ariho Samusoni ari muri no minsi, barazi vraiment ubwo yageze kwande kwa Delila yihoyemo. Urumva Samusoni nk'umuntu watorongera gahunga, ntiyamenye naho yahungiye ahariho. Rero usomye imirongo yo hepfo sinyago tuyisome, wasanga Delila yategeka kumubaza niki cyakuboha mu gihugu imbaburo mbwiye. Amwitisha amazina Siri sibyo Samu yabihinnye hani niki cyagucogoza. Iki nakuboheshwa tukamera nk'abandi. Naho kumuri kuri mission.
Yesu adufashe cyane. yego bari abakobwa bandi rero navuzeho twitwa dusubira ibyabo Dinari mu itangiro 34 Tamara akaba muri Samweli wa kabiri igice cya 13 yego abo bose bagushwe n'abasore yego rero abakobwa bateze amatwi n'abasore bateze amatwi nibamenye yuko kugira ngo beze inzira yabo bazende bakungo zaboneza Imana n'abantu inzira yabo nibayitunganyishe kubaha Imana no kuyitondera amen no kwitondera ijambo ry'Imana amen Yesu akugirira neza cyane. murakoze cyane Imana ibaha umugisha nko icyo navuga kano kanya ndanezerewe cyane Amen. kuko iki kiganiro twari tumaze iminsi tubona urubyiruko muri iyi minsi rufite depression cyangwa se Yego. iri hejuru cyane. Ikindi cya kabiri tubona ko babuze kwizera, abandi banze gushaka bitewe n'uko bari kubona ingo zigenda zihagaze ziba mbi kurenza uko zahoze. Ariko byibuze uwumvishe kino kiganiro hari icyo akuyemo. Wasenga Imana tugasoza. Mbere ko dusenga mbasabe abana b'abahungu n'abakobwa, mbasabe kugabanya igihe batakaza ku mbuga nkoranyambaga, ku WhatsApp, Instagram, ama YouTube, ama Twitter n'ibindi, cyane cyane Facebook. Ibihe batakazaho bitabungura, bitungura, nta nyungu y'iby'umwuka iriho. Yewe iyo iby'umubiri wenda yirahari, ariko mu by'ukuri nayo itabarika cyangwa itatunga abantu, ntabwo ari iterambere runaka, ni ibibangiza gusa. None ugasanga umuntu asinzira amasaha make, agatekereza ibimurenze. Wabyumvise? Buriya siyansi pedagogike ivuga ko umuntu asanga ngo ubumenyi, yego, asanga mu bwenge, cyajya kwiga n'iki n'ubumenyi. Yesu dufashe cyane. Amen. Bitonde rero. Yego. Mwasenga Imana tugasoza. Turagushimiye Imana yacu, tuguhimbarije uyu mwanya waduhaye, herekeza ijambo ryawe tuganiriye, kandi rifasha abaryumvise, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen.